Okay. Thank you so much. Songa urakoze cyane kuri introduction nziza uduhaye kandi ntekereza ko iri clear cyane, irumvikana cyane. Sinzi nimba muri kumva ariko let me know. Okay. Thank you so much. So allow me to present my screen. Wakuraho screen yawe then nari nkashyiraho iyanjye. Okay, thank you so much. Ikaniho screen yanjye. Okay. I think that now you are able to see my screen. Yego nkuko nanatangiye mbibwira, amazina yanjye nitwa Isaac Byiringiro. Nkaba ndi umwe mu ba founder ba Bice Mechatrotech Group. Nababwiye ibyo muri Bice dukora. Wenda nabasubiriramo gatoya. Muri Bice ni company ikorera mu Rwanda, of course, aho zimwe muri serivisi dutanga harimo serivisi zerekeranye na embedded system, internet of things, cyangwa ibyo benshi mukunze kwita IoT, electrical and electronic engineering, software development, CAD/CAM software ariyo uno munsi tugiye kuvugaho cyane, and automation system. Izi zose serivisi dutanga harimo either consultants, hakabamo training, hakabamo no gutanga izo service. Ushobora kuba ukeneye gukora ikintu kiri muri imwe muri izo field, turagufasha cyane. Then ngarutse kuri SolidWorks, uyu munsi ntekereza ko kera hari abantu bumvaga ko SolidWorks cyangwa se CAD/CAM software, specifically SolidWorks, ari software ikenewe by'umwihariko n'abantu ariko biga mechanical engineering. Ariko uko iminsi yagiye yicuma niko bagiye aba developer bayo bogeramo izindi feature cyane, nyinshi cyane, kugeza aho uyu munsi SolidWorks ifite feature zirenga ishobora gukoreshwa mu bikorwa, muri activity cyangwa muri feature zirenga 360. Ni ukuvuga ngo byibura uyu munsi wa none hari serivisi zirenga 360 ushobora gukora wifashishije SolidWorks. Nkuko nabivuze, ushobora kujya mu gice cya embedded system, dusangamo ibintu byinshi SolidWorks dufasha. Ukajya mu gice cya electrical and electronics, aho harimo ibintu byinshi. Ukajya muri manufacturing, ukajya muri abo byo twavuga za IoT, ukajya mu bice byinshi bitandukanye. Ariko kimwe mu bintu gikunda kugora abantu benshi ni software abantu benshi bataramenya gukoresha. Nibyo mu bigo by'amashuri barayigisha, ariko usanga even sometimes n'abantu bayigisha ubwo bumenyi navuga ngo bari kubutanga ariko nabo batabufite cyane. So niyo mpamvu twatekereje turavuga ngo nk'abantu bageze amahirwe yo kuba baba qualified muri izi CAD/CAM software, turavuga ngo reka dushake ikintu twakora kugira ngo dukureho iyo limitation ya Bice ku bufatanye na Technica bategura aya mahugurwa. Uko babibabwiye azamara ibyumweru 4 na mahugurwa, muzigamo ibintu byinshi. Ejo bundi nibwo nari ndi kureba ku rubuga official rwa SolidWorks, aho ikizami cyabo ngubu kigeze ku $250 n'andi gutyo. Then ahangaha iyi course ikaba igeze navuga ngo na $75 almost. Harimo difference nini cyane, kandi bitewe naho aya mahugurwa ugiye kuyakorera ni mu kigo kiri recognized, kiri certified kandi kizewe, kuko si ubwa mbere kigiye gukura abantu. Navuga ngo ni amahirwe rero menshi. So muri iyi program rero tuzigama ibintu byinshi, ariko ndashaka kubereka bike mu byo mushobora kwitega kwigira muri iyi program. Of course tugomba kugira icyo twita SolidWorks training curriculum, ariyo tuzagenderaho, tuzayisharinga abantu bazitabira amahugurwa, aho tuzarebamo introduction and foundation
cyumweru cya mbere tuzajya cyane muri introduction to CAD/CAM software ariko by'umwihariko SolidWorks. Kuvuga introduction hano ukuntu twe tuziga, ntabwo tuzajya dusoma ibitabo, oya tuzakora learning by doing, nuvuga ngo tuziga ibintu turi kubikora. For example, reka njye hano kuri basic sketching and constraints. Nuvuga ngo ibi bintu byose nyuma ya introduction hano nuvuga ngo twamaze kureba ese ni imashini, kuko ntabwo ari buri mashini yose washyiramo SolidWorks, ariko almost ni imashini yose ikoresha 64 bit ishobora kwakira software. Ubwo Songaraza kudufasha kudusobanurira ibya bit, ntekereza ko ari bumva ibintu by'ikoranabuhanga cyane kundusha, ariko ahangaha tuzaturuka kureba background y'CAD/CAM software, ubundi turebe tunazestare mu mashini yacu. Nuvuga ngo hano tuzigamo na installation yazo, nitumara kuzinstalamo of course tuzahita tugira icyo twita basic sketching and constraint. Ahangaha noneho nibwo tuzaba twinjiye mu cyo twita ibyo twita 2D muri engineering, byo mu nabyumva ibyo twita 2D na 3D. Ubwo nuvuga ngo ahangaha tuzajya twiga noneho dukora learning by doing. For example, nimba tuvuze ngo create and edit sketch, tugomba kumenya ngo how do we create sketch. Reka nze nubereka akantu gato. Allow me to present something small. Okay. Sinzi niba muri kubona screen yanjye, murimo murayibona? Okay, iyi ngiyi niyo interface ya SolidWorks. Izi ni zimwe muri project tuba turi gukoramo muri SolidWorks. SolidWorks ni ikintu kinini cyane, ntabwo ari ukuvuga ngo bikora muri mechanical cyangwa bikora hehe, muri field nyinshi zitandukanye ushobora gukoramo ibintu byinshi bitandukanye. So nk'urugero rero ibyo nabwira ngo tuzakora icyo twita learning by doing. Ahangaha nababwira ku kintu cyitwa creating a sketch. Urugero nimba ufunguye SolidWorks, of course ugiye gutangira, ubwo twamaze kuva mu gice cyo kuinstalla n'ibiki byose, tugiye creating a sketch. Creating a sketch nimba tuvuze ko rero tugiye creating, choosing a plane, kaza kuri sketch. For example, nimba ngiye reka nshushanye ikintu, a certain thing runaka, kanshushanya akantu runaka kugira ngo murebe. Ubu ndi creating a sketch, ubwo nshushanyije akantu runaka, ntabwo mbitinze nagira mbereke cyangwa akantu gatoya wenda uko ibintu bishobora gukorwa. Iyo umaze creating a sketch, for example nimba ari mwabonye twibanda ku mashini, wenda n'urugero ugomba kubuza uburebure bwayo, ikintu ugiye gukora uko gikora, ugashyiramo ama dimensions, ugakora ibintu byinshi bitandukanye, and then warangiza sketch yawe ushobora kuyibyazamo noneho 3D model. Ubu hano twari dufite 2D, ushobora kuyibyazamo 3D model. For example like this, iki ni ikintu nkuyemo runaka, ubwo haba nko muri carpentry dushobora kuba tuwenda ni base y'intebe, ukaba wayongerera uburebure cyangwa se igitanda cyangwa ikindi kintu runaka. Aka ni akantu gato nashaka kubereka. Ubwo ugashaka uragasevinga, then at the end of the day ushobora hari n'uburyo bwo kubiprintinga nabwo, ku buryo akantu wa designinze mwaha ushobora kugaprintinga ukakagira ari nk'igikoresho cyawe mu rugo. So nashaka kubereka dore n'uburyo tuzajya twigamo. Dufite ama project atandukanye niyo tuzajya twigiraho, hanyuma at the end byibura tuzajya gusoza i training buri muntu afite ubushobozi bwo gufata icyo twita idea. Nimba ari igitekerezo cy'imashini ishobora gukora mu buryo runaka, wayikorera mwanga muri SolidWorks ukayisimulatinga, ukabanza ukamenya nimba koko ikora. Tuzava kuri icyo twita advanced sketching. Hari advanced sketching zitandukanye n'izi ngizi twari turi gukora, ibyo byose tuzabireba. Tuziga icyo twita intermediate SolidWorks skills, aho noneho tuzinjira mu byo twita assembly. Tuvuge nimba ari machine ukoze, ntago iyo ukoze imashini ushobora gukora ifite moteri, ifite amapine n'urugero, ikazaba ifite wenda inzugi n'urugero, nimba ari nk'imodoka. Iyo tuvuze assembly no gufata ibyo bice byose bitandukanye noneho ukabihuriza hamwe bikavamo component imwe. For example, ubwo naho let me show you something.
gerageze nihute kugira ngo ntaza gutwara umwanya. Hano ndabereka nk'imashini imwe, imashini ya extractinga ibisheke twakoze. Let me present my screen. Okay, ndabona yaje screen yanjye. Iyi ni ya sketch nari gukora ariko ndashaka kubereka. Okay, let me save it. For example, dufate nk'iyi mashini n'urugero. I don't know nimba muri kubona my screen. This is one of the machines we have designed and simulated kugira ngo turebe koko nimba ikora, nimba imeze gutya. Urugero urumva washushanyije n'amapine ukwayo, uvuye ku mapine ushushanya no base, ushushanya ibi byuma by'amajiya, ushushanya izi mpande zose n'ubu umaze kuzishushanya kugira ngo uzihurize hamwe, kuko bino byari ibintu bitandukanye. Kugira ngo ubihurize hamwe birasaba nyine ko uba uzi icyo twita gukora assembly. Ibyo nabyo tuzabyiga. Hanyuma kugira ngo narebe ko nimba izakora, tuzakora icyo twita simulation cyangwa se motion study. Ngire ngo mberetseho gato imashini mwabona ko yagenda. I think now you can see it. Okay, then ahangaha muri iyi myanya iri ahangaha tubare nimba twatuvuze nk'imashini ikora juice y'ibisheke for example. Aho ngaho ushobora kugishyiramo igisheke wamaze kwagura bino byuma, ugashyiramo nk'igisheke yikajya mugira kuzenguruka ibikamura. Okay, naga project gato ubwo mbahaye na hint ya project anyway. Ariko it's okay. Then nituva kuri icyo gice cya assembly, ubwo ntekereza ko nanayivuze muri make. Twabanye uburyo dukora sketch tuyivana muri 2D tuyijyana muri 3D, dukora assembly, dukoze na simulation. Ngo ahangaha navuga ngo umuntu arangije kumva zino skills, ahangaha yaba ari ku rwego rumwemerera kuba at least yavuga ngo I can now take my project kuva muri idea kugeza nyigize learning project, nta wundi muntu ugufashije ku ruhande. Ubwo rero kubera ko tuzigira ku ma project niyi tuzayikora, kuko tuzigira ku ma project niyo mpamvu twavuze ngo tuzatanga like izi ni skills nyine zikenewe cyane mujya mubona nk'abanyeshuri barangiza muri IPRS mu mashuri ya IPRS bakora ama project ari ama mashini kugira ngo bashe kuyakora bayafate mu ntoki, basaba ko babanza bagakora ama simulation yayo. Iyi simulation ishobora no kugufasha gukora imashini cyangwa araza kubisobanura, ariko hari abantu bagurisha project batarazishyira mu bikorwa. Ushobora kugaragaza ko project yawe ukora ukoresheje prototype, nko kuriya tubikora muri Figma ku ruhande rwa website. Ku ruhande rwacu ko tubigenza dukoresha Figma tugakora prototype ya website ko tuza kuyibona, ariko hano ho iyo ufite igitekerezo cy'imashini udashobora gukora muri Figma ushobora gukoresha SolidWorks, noneho ukerekana uko iyo mashini ikora n'uko izabisa, ku buryo umuntu uri buze kubwira imashini ahita yumva imashini uko imeze, agahita yumva uko ikora, agakerekana mechanism yayo, ku buryo ushobora no gutestinga ko ikora ukoresheje SolidWorks noneho udakoresheje, utarabasha kubona ubushobozi bwo gukora imashini ya nyayo. Reka mureke abanza akomeza aturangire ibyo yatubwiraga, noneho ndaza kugaruka nyuma ye. Okay, muranyihanganira network issue. So narimo ndababwira ngo ubwo noneho ndumva twari tumaze kubona imwe mu mashini ushobora zakoreyemo hariya muri SolidWorks. Let me also present my screen again. Okay, narimo ndababwira ngo niyo mpamvu kubera ko harimo utuntu twinshi umuntu agenda akeneraho gufasha, n'ubwo twatekereje ko nubwo twajya duhura umunsi umwe mu class, ariko ushobora kujya tugira online sessions aho schedulinga bitewe n'ibyo mwifuza, then umuntu akaza kubafasha, noneho akaza kureba ese noneho umuntu umwe n'urugero ushobora no kuza ukanganiza ukambwira ati nifite igiti cyo gukora imashini imeze gutya, tukagufasha wenda kwivana muri idea tukajyana muri reality. Ariko ibyo byose hari curriculum tugomba gukurikiza twiga, then hakaba n'ama project, kuko tugomba kurangiza kwiga byibura at least buri muntu afite projet yakoze ye ku giti cye, ku buryo ashobora no kuvuga ngo ndagenda ni printing. Hari izo twita ama 3D printers dushobora guprintinga ama projet mato, hakaba n'andi mashini manini
ama-CNC ashobora guprintinga amamashini manini, ibindi amaproje manini cyangwa se andi mamashini, ni amamashini akora andi mamashini. So ubwo rero icyo gihe cyose muri ibyo byumweru bine tuzaba twakavarenza ibyo bintu. Ntekereza ko this will be the last thing we will do in final project and review, kubera ko urumva we will provide certificates of course, kubera ko twizeye ko abantu tuzaba turi kumwe, kubera ko twizeye ko tuzaba turi kumwe n'abantu mwese abantu bazatendinga mubizi ko abantu bose n'abahanga. Tuzaba dufite final project aho byibura umuntu wese kuri graduation day dushobora kumuha umwanya byibura agapresenta ikintu yakoze, agira amaproje turi kwigira muri rusange twe ka innovation ke, akavuga ati ngewe through this month nizi nibi nabihuje gukibonamo ikintu iki, kubera ko ni ibintu byoroshye cyane kuba watekereza. Dufata urugero, for example, ushobora kwicara ugatekereza ngo noneho ni gute ngewe nakora imashini, maybe tujya tubona amamashini akora amajuice, hari amamashini akora amajuice ariko almost ugasanga ni uburyo bwo gutanga ebyiri eshatu. Why not utatekereza uburyo cyo wakora imashini iri buze providing no juice wenda zirenze ubwoko butandatu, ukayikora from scratch, uyidesigningiye ukarinda uyirangiza ukayisimulatinga, ukagenda ugatereka imashini yawe mu buryo ugakorera amafaranga. So turashaka ko munazana ibyo bitekerezo biri innovated, byifitemo innovation, kugira ngo nabyo umuntu tubyenkibetinge, tubivane muri ideas tubishyire muri reality, kandi birashoboka cyane. So ntekereza nitumara kwiga rero ibyo bintu byose, tumaze gukora final project, bicyazabaho certifying abantu batembinze iyi session, ndetse ntabwo ari aho gusa, tuzagira na fellowship, tujye tumenya se ubumenyi wize wabukoresheje gute, kubera ko uyu munsi ikintu gikenewe cyane ni ubumenyi buhita bukujyana ku isoko. Hari amahirwe menshi iyi program izofaringa ku bantu, kubera ko navuga ngo SolidWorks ni imwe muri software ziri gukenerwa hano hanze, ariko yet we don't have the professionals muri iyi field. Niyo mpamvu nifuza ko abantu ba mbere tuzakorana iyi training, ubumenyi bazakura hano buzabafasha no mu buzima busanzwe, kubera ko buzaba ari ubumenyi actually bwujuje ibi byose, kugira ngo ube wakitwa expert cyangwa se one of the best designers through SolidWorks, specifically muri SolidWorks. So reka mbashimire, sinzi wenda Songa nahita nakira ibibazo cyangwa hari ikindi twakurikiza. Murakoze cyane ko sobanura, ndizera ko abantu bashije kumva akamaro ka SolidWorks. Nabonye ibintu mukora nyine mbona ari ibintu byiza cyane, nabasha gukora ikintu akagiprintinga akabona gifata nyine bakora n'igikombe ugakiprintinga nyine, nabonye ari ibintu byiza cyane. Bidasabye ko ujya kugura ibintu byo hanze ukaba kwiprintinga ibikoresho bimwe na bimwe ukeneye cyangwa ukabyidesigningira, niho ubona nyine ko umuntu ari engineer wa nyawe. Nyine narabikunze cyane, nakangurira abantu bose turi kumwe hano kubona yenda wowe ubumenyi icyo ukeneye cyangwa utabushaka, ukaba wareba undi muntu mugenzi wawe bakangurira kuza kwiga. Ikintu kimwe nanze kwirwa nyine kugira ngo tuze kugarukaho nyuma mwamaze kumva the thing that is involved ni price n'ibihumbi 80. cyakoze nk'uko Isaac yabivuze, ushaka professional certificate itangwa na SolidWorks ajya bavuze ko ari amafaranga angahe? Ni $250. So 275, yeah, sure. Ubu ngubu numva yari yigezeho 275. So 80 azaba ari ukwiga, noneho natwe tuguye certificate ya technical advice. Umuntu ushaka kugira certificate ya SolidWorks birasaba ko urumva ukora iyo exam yabo kugira ngo ubone certificate yabo, aho no kugira ngo ube uri umuntu uri certified na SolidWorks nyirizina. Ariko twebwe tuzagufasha no kwiga imyaka iri imbere, nako tuzaba dufite center aho umuntu ashobora gukorera ikizamini cya SolidWorks. Kuri ubu ngubu ntabwo birakunda, ariko turi kubishaka mu minsi iri imbere bishobora kuzakunda, ku buryo ushobora gukorera ikizamini cya SolidWorks iwacu, noneho natwe tukaba twaguheza certificate ya SolidWorks. So mu gihe bitarakunda rero tuzaba turi kubafasha kubaha ubumenyi ku buryo mushobora kuva hano noneho mukaba mwajya gukora icyo kizamini kindi, tukaba twizeye ko muri buze kugitsinda kandi mukavamo muri
aba engineers bari certified. So igiciro nk'uko nabwiye ni 80,000 mu gihe mwaje muri training kuri office. Lunch iratangwa nta yandi mafaranga mwishyura nyuma yaho. Noneho n'izindi materials zose muzakenera, ikintu uzakora no kuzana imashini yawe gusa. Uje muri training icyo uzakora no kuzana imashini yawe, noneho ibindi byose niba hari internet tuzayibaha. Hakenewe aho kwandika tuzahaguha, we uzazana imashini yawe gusa kugira ngo uze wiga. Ikindi kintu ntavuzeho ni iki, keretse reka tujye mu bibazo niba umuntu ufite ikibazo. Noneho ndizeye ko muri kunyumva indi mashini yayiguze internet. Nindi kuvuga nti umuntu waje kuri Figma, link nayitanze muri chat. Natanze na link yo kwapplyinga ku muntu ushaka kwapplyinga muri iyi master class. Ushaka kuyihereza undi muntu nk'uko nabibabwiye. Uzakorera 10% y'amafaranga azishyura. Haracyabura iminsi, tariki 13 izatangira ku tariki 29, urumva ko buri minsi 16. Information session tuyikoza hakiri kare kugira ngo mufite amakuru hakiri kare, hatazagira umuntu uvuga ati sinabashije kubimenya. So uko ubushize twabikoze twihuta, noneho dutegura iyo Figma Masterclass, bavuga ati ntabwo twabimenye, ariko kuri inshuro turagira ngo byibuze abantu bamenye hakiri kare, hatazagira umuntu n'umwe ucikanwa mu minsi 16 isigaye. Niba ari inshuti zawe uzi bagezeho amakuru kugira ngo nabo batazacikana. Reka twakire ibibazo. Niba hari ikindi kibazo ntabwo ndi kubasha kubwira. The same as bias, bivuze ngo n'ubundi almost ariko ubundi kubumenyi n'ibindi byose. Ikindi ikizamini cya SolidWorks ugiye kugikora ari buri muntu wese uri tujya gukora ikizamini cya SolidWorks, kuba warize SolidWorks nyine reka mbyite uri umu professional, nibwo navuga ngo wako. Abantu benshi bajya gukora ikizamini cyayo bihuse ugasanga baratsinzwe, kandi ayo ni amafaranga menshi cyane. Utsinzwe watanze amadolari 205, almost n'ibihumbi 330 by'amanyarwanda, amafaranga menshi. Aduha umwanya Songa akomereza. Murakoze. Umuntu udafite impano yo gushushanya yakwitabira, ko mbona gushushanya nibyo by'ingenzi. Ku muntu udafite impano yo gushushanya rero hano not art kubera ko hano ibintu dukora hano ni ibintu almost bidasaba za protocols zo muri art, ahubwo ni ibintu twebwe dukoresha imashini. No kuvuga ngo tuvuga urugero, niba utekereje imashini runaka, dufata urugero wenda cyatureke no kuvuga imashini, tureke kwibanda ku mashini cyane. Ushatse gukora intebe, nimba ukeneye gukora intebe, icyo ukeneye ni ibintu bitatu. Hano in SolidWorks providing details zose, nimba ukamenya ngo nubaho uruwe nzakoresha, nimba ari plastic ukamenya ni plastic nzakoresha, nimba ari icyuma nzakoresha iki cyuma. Icya kabiri ni ukubuza ingano y'intebe ukeneye, kubuza ingano y'intebe ukeneye, uburebure, utambike bwayo. Icya gatatu ni ukuba noneho wowe ubwawe uri friendly ni software SolidWorks, ngo ushobora ku-interactinga nayo, kuko nimba ari ugucuma nta rati uzakenera, nta makereyo, ntaki, ahubwo nkuko nabiberetse uca umurongo gusa. Ikindi ibindi reka mvuga ngo imeze nk'aho iduha guiding, imeze nk'aho idufasha y'ubwayo, kuko nimba uciye umurongo niwe waba uhengamye. Biroroshye cyane no gukora akantu gato ukajya uwo murongo wawe niba ushaka kuba horizontal ukaba horizontal. So nta hantu bihuriro n'impano yo gushushanya. Ni just nta hantu bihuriye n'impano yo gushushanya umuntu yaba afite muri rusange. Ubwo umuntu warubajije ikibazo nimba yakitabira. Hano hari undi muntu mbona wabaje ngo ese ko wavuze ko certificate ya SolidWorks igeze kuri muzaduha certificate ya SolidWorks official iri generated na SolidWorks Dassault System Company. Oya, certificate hano zizatangwa zizaba ari certificate zitanzwe na Technica. Reka Songa bafashe abasobanurire. Navuga kuri iki kibazo nkuko nababwiye,
kugira ngo nyine ubone certificate ya SolidWorks wishyura ariya amadolari 275 ugakora ikizamini cyabo noneho wagitsinda ukagura certificate yabo. Twebwe izo tuzatanga ni izigaragaza nyine ko wanyuze muri training yacu, twaguhaye ibintu kuri SolidWorks bishobora kwerekana nk'umuntu ukoye kugira ngo wenda ibe credential kugira ngo akwemerere noneho icyo ushoboye. Buriya nkunda kuvana ikintu umuntu aba akeneye cyane ni ikintu ashoboye, noneho certificate hari igihe ikwinjiza ahantu cyangwa se ikagufasha kuguma ahantu, ariko main ikintu uba ukeneye ni ikintu ushoboye gukora. Niyo mpamvu certificate zacu ntabwo ari iza SolidWorks, mu minsi iri imbere dushobora kuzashyiraho uburyo tuzajya dusangiza SolidWorks, ariko kuri ubu ngubu ni izisanzwe, ziriya zigaragaza ko wize ibintu wize wamaze kubimenya. Muri make ni ibyo ngibyo. Ikindi nakongeraho ku muntu ushaka gukorera certificate ya SolidWorks, ntekereza ko at the end of this training azaba ari kuri standard yo kuba yakora ikizami, ariko nanone I cannot like 100% mubwire ngo genda ujye gukora ikizamini cya SolidWorks, kubera ko almost zose aho zikenewe ni kugira ngo tugaragaze ko hari ibintu tuzi. Nimba uyu munsi wa none umuntu ashobora kujya muri tuvuge mu irembo agiye kwaka akazi agapresenta certificate ya tekinika igaragaza ko yize wenda software development, n'urugero rumwe bivuze ngo birashoboka wajya no muri indi institution runaka ukagaragaza ko wakoze training amahugurwa kuri SolidWorks. Opportunities zijya zibaho cyane ku bantu bazi CAD/CAM software, ukagenda ugaragaza ko wakoze ayo mahugurwa. Bivuze ngo uko umuntu wazana certificate y'uwize Figma muri tekinika undi akazana ya SolidWorks, abantu bose bazaye bafite amahirwe angana, kubera ko ni ikigo cyizewe kandi cyemewe na leta, cyemewe guhugura abanyarwanda, reka bivuge gutyo, n'abanyamahanga mu isi ya tech ndetse no muri engineering field. Yeah, sure. Ikibazo dusigaranye iminota 5 noneho tukaba twasoza. Gusa inama nirangira nabwo igihe cyose kuba mufite ikindi kibazo nabwo mwatwandikira cyangwa mugahamagara. Ngiye gusiga nimero za telefone na email mushobora kwandikaho hano, noneho igihe mwamufite ikibazo mukaba mwatwandikira mukampamagara cyangwa mugahamagara Isaac. Igihe cyose ashobora kubafasha kubasubiza ibindi bibazo mwawe mufite. Noneho kugeza urumva turacyafite iminsi myinshi, muri iyo minsi igihe cyose wagira ikibazo ushobora kubaza, gusa nkuko nababwiye imyanya ni mikeya. Niba ushaka kugira umwanya nyine uzasanga abantu barashize, ibyiza nuko wabibaza hakiri kare noneho ukemurinda hakiri kare, igihe kikazagera utekanye nta kibazo ufite. N'abarimu bangahe Isaac, ni bangahe muzafatanya watubwira? Okay, murakoze. Tuzaturi kumwe n'abafacilitator babiri. Yego, y'abafacilitator babiri. Nababwiye iyi video cyangwa se ibyo Isaac yasobanuye byose mu byo twavuze mbere tugiye kubishyira, bizajya kuri YouTube ejo, kuri YouTube ya tekinika. Noneho igihe cyose ushobora kuba washaka kongera kubireba ukaba wabireba, ukabasharinga no ku bandi bantu, noneho bakaba interested, noneho akazaba hazamo abandi bantu muri training. Niba nta kindi kibazo, Didas ndagushimiye, Umva TV, Trevor na Isaac namwe ndabashimiye, na Jado nawe mwese ndabashimiye. Hari ikindi kibazo yarabajije? Ibyo wakoze muri SolidWorks kubishyira mu bikorwa bikava muri design. Yari yavuze kuri 3D printing na CNC, izo ni zimwe mu mashini zifasha gufasha ibyo design ikayishyira muri physical product, ariko niba hari ubundi buryo nabwo yatubwira. Okay, murakoze. Hano noneho iki kibazo kugisubiza Jado arakoze, abajije ikibazo cyiza. Ni Jado ni Umva TV abajije ikibazo cyiza cyane, kubera ko gikuyemo ibintu byinshi. For example, tujye nko ku bantu bakora interior design. Umuntu ashobora gutekereza gukora intebe cyangwa se akakubwira ngo ngewe noneho ndashaka umfashe nkore design, wenda intebe zanjye zaba zimeze gutya, like ameza yazazaba ameze gutya, akabati kazaba kameze gutyo. Urwo n'urugero ntanze. Uratekereza kuba umuntu yaza akagusomera ibyo bintu uko bizaba bimeze akabikubwira mu mutwe,
no kuba yaza akaguhereza architecture yayo, akaguhereza like igishushanyo cyazo. Uyu n'undi mumaro SolidWorks ifasha abantu benshi cyane, by'umwihariko abantu bakunda gukora production. Nimba umuntu akweretse aguhaye ikintu, akaguha dimensions zose, ibipimo byose, akaguhereza ifoto y'ikintu uko kizaba kimeze. Ahangaha ari nk'intebe itari compliqué, ushobora kwihereza n'umuntu ukora carpentry akagendera kuri design wamuhaye akayiguhereza, kuko naho hantu habamo akazi kenshi muri ibi. Abantu benshi bafite atekereza ati ndakora iki n'iki, nkeneye imashini ikora gutya na gutya, ariko ntibijye bibaho ko uzacunge n'amamashini asohotse agomba gusohokana architecture n'igishushanyo cyayo. Nuvuga ngo SolidWorks ikeneye gufasha rero ni ugufata izo data zose ukeneye ko product yawe izaba yujuje, ukazishyiraho, warangiza ukazihereza umuntu akazimanufacturing. Ariko ari ikintu kitari ari ikintu wenda kiri complex, hari ubundi buryo bwo gutanga uburyo bikorwamo. Nk'urugero twavuze nk'urugero rwa 3D printing, ushobora kwicara wenda ukavuga ngo ndashaka kwikorera akameza runaka mu rugo ka plastic kameze gutya na gutya, ukakidesigningira neza, ukajyana. Hari company nyinshi hano mu mujyi ziteze printing, hari izitwa za Nyereka, hari muri Fab Lab, hari Big Mind, hari Bice. Aho hose n'ahantu ushobora kujya ugaprintingisha design yawe. Nuvuga ngo ntabwo biguma ari design gusa, ahubwo nyuma niyo mpamvu twavuze ngo ni CAD CAM. Nuvuga ngo CAD dufasha ku designinga, CAM noneho twinjiyemo tubasha gufata noneho ya design tukayigeneratingira, reka mbyite nka code. Abantu mukora programming murayumva, izo code nizo dufeeding imashini igaprinting ikintu kiri 100% gihuje data coordinates n'icyo wowe n'icyo gishushanyo wari ufite. Ariko ntiwabasha kuyiha ngo iprinting utashushanyije, kuko izo code zose dutanga se izo data zose ziva kuri design wakoze. So ni byose tuzabyiga, muzabibona uko bigenda. Hari n'ama software yandi hari yitwa Fusion 360. Iyo software Fusion 360 ishobora noneho wowe kukwereka nimba umaze kudesigninga ibintu, printing process yayo izagenda gute, ukanakora simulation y'uburyo uzayiprintinga, ikanakugeneratingira ayo makode, then ukagenda bakaguprintingira ikintu any product wakoze yose bitewe nuko imeze. Iyo ari product idakomeye cyane, isaba umuntu ufite ubumenyi busanzwe, bari urugero mu carpentry cyangwa undi mu technicien cyangwa abantu bakora embedded system, ashobora kugakora akoresheje imashini ye cyangwa se bano babaza akabibaza. Yari akantu gakeneye advanced technology, ushobora kujya kuri 3D printing. Iyo ari ibintu birenze cyane ukoresha ama CNC.